hari ku itariki 5 Kamena mu mwaka wa 2005 ubwo yari yitabiriye ikiganiro cy'umunyamakuru witwa Conan O'Brien. Maze Conan aramubwira ati, "You are the fastest I've ever seen in a fight, in a martial arts fight. That is incredible. And some of those moves in that clip, you hit a guy's fist with your head. I've never seen that." Niwe muntu wa mbere nabonye ubangutse mu bijyanye no kurwana. Mu by'ukuri urarenze. Hari igihe nigeze kukubona ukubita igipfunsi cy'umuntu wifashishije umutwe wawe. Ibyo ntabwo naba narigeze mbibona aho na mbere. You have you have a secret of self-defense, and it's interesting. I heard that you had a secret of self-defense, and I was expecting something about a move or something. Ariko ufite ibanga ukoresha iyo wirwanaho. Numvise ngo ufite ibanga mu bijyanye n'uburyo witwara mu nyeganyega mu gihe uri kurwana. Nawe aramusubiza ati, "It's a smile." A smile? Yeah, a smile to people, because when you hurt people, they will revenge, and then you fight again, never stop. So right. Just smile, make people happy, then we will stop war. Kumwenyura. Yego kumwenyura kubera yuko iyo ubabaje umuntu arakwishyura, nawe mugakomeza ukamwishyura, mugakomeza murwana, ariko iyo usetse ya ntambara yanyu ako kanya ihita ihagarara. Jet Li niwe tugiye kuganiraho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Abantu benshi bagiye batwandikira batubaza niba koko witwa Jet Li yaramaze kwitaba Imana kubera inkuru nyinshi z'urupfu rwe zagiye zivugwa guhera mu mwaka wa 2021. Uyu ni umukinnyi w'amafilime w'icyamamare wabaye ikimenya bose mu gihugu cy'Ubushinwa akomokamo, muri Aziya ndetse no mu isi yose ubwayo. Ibi ngibi byaturutse ku mafilime menshi yakinanye ubuhanga, ayo mafilime akamenyekana ndetse agakundwa cyane. Uwitwa Jet Li angana na Donnie Yen mu myaka. Gusa iyo witegereje amafoto yabo n'ubundi y'uyu mwaka wa 2023 usanga uwitwa Jet Li ashobora kuba arusha Donnie Yen imyaka igera kuri 20. Kandi murabazi bazamukiye rimwe, babyirukiye rimwe ndetse mwabamenye mu gihe kijya kungana. Bombi bavutse mu mwaka wa 1963. Gusa iyo witegereje uwitwa Jet Li isura yigaragaza yuko yakabaye afite imyaka igera kuri 80. Niyo wamugeranya na Jackie Chan nawe wamenyekanye mu isi, akaba nawe yari umukinnyi w'amafilime mu gihugu cy'Ubushinwa, nabwo wasanga Jet Li ari umusaza kumurusha, ni mu gihe Jackie Chan amurusha imyaka yose igera ku 9. Nkuko naribaze kubivuga, inkuru z'urupfu rwe zagiye zivugwa kenshi zigarukwaho n'ibinyamakuru bitandukanye, zikagenda zihuzwa n'uburwayi bwe bwagaragaye, ariko ntihamenyekane ngo n'ubuhe burwayi. Jet Li ntago yigeze apfa, aracyari muzima. Ariko se ubuzima bwe bwaba buri mu marembera ku buryo urupfu rwe rwagiye ruvugwa inshuro nyinshi itariki yarwo yaba yegereje? Twirengagije ibyo ngibyo, Jet Li yagaragaye mu mafilime arenga 50, kandi amafilime yose yamenyekanye mu isi akarebwa ndetse akanakundwa. Jet Li afite umutungo uhagaze miliyoni 250 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ugerageje kuyashyira mu manyarwanda narenga miliyari 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite inzu abanamo n'umugore we mu gihugu cya Singapore, akaba ari inzu ifite agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jet Li mu modoka afite habarirwamo yitwa Bugatti Chiron yahagaze miliyoni 3 z'amadolari, ndetse n'indi modoka Jet Li akunda cyane azwiho akunda kugendamo yitwa Spiker C8 Spider ihagaze agaciro k'ibihumbi 336 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jet Li afite umugore n'abana. Umugore w'isezerano babana kugeza uyu munsi ni umukinnyi w'amafilime ukomoka muri Hong Kong, akaba yitwa Nina Ricci. Bashyingiranywe mu mwaka wa 1999. Babyarana abana 2 basanga abandi 2 yari yarabyaranye n'uwo bari barashyingiranywe mbere. Ubwo bose hamwe abana Jet Li afite n'abana bagera kuri 4. Reka dusubire inyuma y'imyaka igera kuri 60 tugere ku itariki 16 Kamena mu mwaka wa 1963. Ubwo nibwo Jet Li yavukaga. Amazina y'inyakuri ababyeyi be bamwise yitwa Lilian G. Izina Jet Li yagiswa kuze, iryo rikaba ari izina yiswe ry'ubwamamare, hari naryo muziho kugeza ku munsi wa none. Utazibeshya ko ari ibyo waba warabonye gusa mu mafilime yakinnye, ukaba wakwibeshya yuko kuba yararwanaga mu buryo bungana kuriya atari umuhanga muri byo n'ubundi ngo ni bya filime gusa. Oya, ahubwo Jet Li yari umuhanga mu bijyanye n'imirwanire ya Kung Fu y'Abashinwa, cyane cyane mu byitwa Wushu
Birazwi neza mu gihugu cyose cy'Ubushinwa yuko witwa Jet Li ari ku rwego rwo kwitwa master kubera ibihembo byinshi yagiye atwara mu bijyanye n'imirwanire. Ubwo rero mu mafilme ye yose wabonye ubuhanga bwose wamubonanye mu bijyanye n'imirwanire ndetse bwajyaga bwongoza bamwe muri twe tugakurana amenyo hagati yacu. Ubwo buhanga mu mirwanire twabaga twamubonye bwabaga ari ubwanyabwo. Uyu munsi wa none Jet Li afatwa nk'umunyasingapore w'umushinwa kuko ubwenegihugu bw'ibyo bihugu byomba bufite. Yavukiye mu gihugu cy'Ubushinwa mu kagigi gato kari mu nkengero z'umurwa mukuru Beijing. Li ni umuhererezi mu muryango w'iwabo wari ugizwe n'abana 4, abahungu 2 ndetse n'abakobwa 2. Mu mwaka w'1965 Li afite imyaka 2 se yaje kwitaba Imana. Ibyo ngibyo byagize ingaruka mbi cyane ku muryango we kubera ko se ubabyara niwe wenyine wari ufite akazi, akaba ari wenyine ubwo wari utunze urugo nk'umugabo. Amaze gupfa umuryango we ujya mu bukene bukabije cyane. Gusa Li nk'umuntu wari ufite impano mu bijyanye n'imirwanire yajyaga ku muhanda akiyerekana akagaragaza impano afite mu bijyanye n'imirwanire, maze abantu bakamuha amafaranga byibura make yo kuba umuryango we wabo n'ibyurya. Li afite imyaka 8 yiga mu mashuri abanza. Icyo gihe abashinzwe iby'imirwanire mu gihugu hose bageze ku kigo cy'amashuri yigaho maze babwira abana baho kwigaragaza mu mirwanire nyine nk'umuco w'igihugu cy'Ubushinwa. Ubwo Li nawe yaje kwigaragaza mu bijyanye n'imirwanire ya wushu. Ubwo hari nko mu cyakwitwa interscolaire kuko byari ibihuza ibigo by'amashuri bitandukanye ariko mu mikino y'imirwanire. Ubwo abari bayoboye iyo mikino nabitwaga Beijing Wushu Team, abashinzwe wushu mu gihugu cyose cy'Ubushinwa. Nabo bari baje muri ibyo bigo kureba abana bafite impano mu bijyanye n'imirwanire ariyo yitwa wushu, maze ibyo babikora mu rwego rwo kugira ngo abana bafite izo mpano bazizamure. Iyo kipe yitwa Beijing Wushu Team yari ihagarariwe n'abagabo 2 bari baje kureba iyo mikino aribo Zhu Feng na Wu Bin. Gusa icyo gihe haje kuba igitangaza cyatangaje abantu bose bari bari aho ngaho kubera yuko witwa Li wari ufite imyaka igera ku 8 yonyine. Yari indwanyi idasanzwe aho yarwanye n'abasore b'imyaka igera kuri 20 bagera kuri 3 afite imyaka 8 yonyine, maze akabarwanya ari wenyine akabatsinda. Icyo gihe Wu Bin ndetse na Zhu Feng bafashe Li baravuga bati iyi niyo mpano tugomba kuzamura tukayiteza imbere, maze bajya mu muryango w'iwabo babaha amafaranga menshi n'ibyo kurya byinshi. Ubwo urumva nyine nk'umuryango wari ukennye byasaga nkaho ubu bwabo bitoraguriye zahabu. Icyo gihe bahise bamujyana mu marushanwa n'ubundi, ariko akaba yari amarushanwa yo ku rwego rw'igihugu. Gusa ababigisha be mu kumutoza bakomezaga kumuhanganisha n'abantu b'abasore bafite imyaka igera kuri 20 kuko byagaragaraga yuko abo banganya imyaka batari ku rwego rumwe. Maze umunsi umwe ajya mu marushanwa yo ku rwego rw'igihugu bamuhanganisha n'abasore b'imyaka 20 nanone 3. Icyo gihe yari afite imyaka igera kuri 12 nabwo arabatsinda. Ubwo icyo gihe hari mu mwaka w'1975. Gusa amashusho ye yakwirakwiye hirya no hino mu gihugu cy'Ubushinwa. Buri wese wabyumvishe n'uwabibonye byaramutangaje cyane kubona umwana muto cyane w'imyaka 12 ahangana n'abasore b'imyaka 20 akabatsinda mu irushanwa ryose agatwara umwanya wa mbere, mu gihe n'ubundi ari we wari muto cyane mu myaka ndetse no mu gihagararo. Si ibyo gusa, Wu Bin nawe nubwo yaramaze kubona yuko uyu mwana ari umunyempano, ariko nawe byaramutangaje cyane kubona umwana muto cyane mugufi w'imyaka 12 abo wa mbere mu irushanwa ririmo abasore barebare b'imyaka 20. Li nawe yaravuze ati gutsindira umwanya wa mbere byatangaje buri umwe. Byaranatunguranye cyane kuko nari muto nyine, nari mfite imyaka igera kuri 12 yonyine, maze mbo wa mbere mu irushanwa, wa kabiri n'uwa gatatu bo bari bafite imyaka igera kuri 20. Mpabwa igihembo nahagaze imbere y'abantu ndi mugufi cyane ugeranyije n'abandi twarushanwaga kuko bo bari barebare cyane. Byari bisekeje kubibona ndetse binatunguranye kuko byonyine no kubona ngaragara byari ibintu bigoranye cyane bitewe n'ukuntu nanganaga. Li akura mu muryango we basengaga mu idini ya BWITE. Bikaba ari ibintu bisanzwe kubera yuko nyine abashinwa benshi mu gihugu cyabo baba basenga muri iyi dini. Li mu mwaka w'1987 yaje gushyingiranwa n'umukobwa nawe wari umuhanga mu bijyanye n'imirwanire, nawe wari uri mu itsinda ryabo ryitwa Wushu Team. Uwo mukobwa akaba yaritwaga Wang Qiwan. Niwe wari urukundo rwa mbere rwari. Babyaranye abana 2, uwitwa Si n'uwitwa Taimi. Mu 1990 nyuma y'imyaka 3 bashyingiranwe, Li ndetse na Qiwan baje guhana gatanya.
Mu 1999 nibwo yashyingiranywe n'umugore we w'isezerano w'uyu munsi witwa Nina Ricci. Uwo Nina Ricci nawe akaba yaravukiye muri Shanghai akagira ubwene gihugu bwa Hong Kong. Bamaze kubyarana abana babiri, Jen ndetse na Jada. Ubwo abana ba Jet Li bose hamwe ni Si, Taimi, Jen ndetse na Jada. Jen yavutse mu mwaka w'2000 maze Jada avuka mu mwaka w'2002. Reka tujye mu buzima bwa filme. Li nk'uwari umuhanga mu bijyanye n'imirwanire kandi mu myaka y'1980 hari mu gihe filme zijyanye n'imirwanire zikunzwe cyane. Ubwo byaramworoheye cyane kugira ngo atere intambwe nawe ajya kuba umukino wa filme. Ubwo ni mu gihe filme nk'izi ngizi zari zikunzwe mu gihugu cy'Ubushinwa, mu Buyapani ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Maze mu mwaka w'1982 izina Jet Li ritangira ubwo ngubwo ubwo yagaragaraga muri filme yitwa Shaolin Temple. Icyo gihe yari afite imyaka igera kuri 19 maze ajya imbere ya kamera akina muri iyo filme yitwa Wei Yuan. Ubwo muri iyo filme nibwo haje kugaragariramo yuko ubuhanga bwe budashidikanywaho no mu kuba yakina filme. Ubwo mu myaka y'1990 yaje kugaragara no mu yandi mafilme atandukanye ikigo cya sinema cyo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze akajya akinayo akanyuzamo akaza n'iwabo mu gihugu cy'Ubushinwa akakina izindi filme. Mu mafilme atandukanye yakunzwe witwa Jelly yagiye akina harimo nk'iyitwa Tai Chi Master, yitwa The Master, Last Hero in China, Once Upon a Time in China, Bodyguard from Beijing, Feast of Legend, filme yitwa Fearless n'andi mafilme menshi yagiye akina agakundwa. Mu mwaka wa 2008 nabwo yaje gukina filme yitwa The Forbidden Kingdom, yaje kugaragaramo n'uwitwa Jackie Chan, maze iyo filme irakundwa cyane kuko bari bagaragayemo ari babiri cyarimwe. Gusa hari n'andi mafilme menshi Jet Li yagiye akina agakundwa cyane ahari washaka no kujya kuyareba. Birumvikana Jet Li nk'umukinnyi w'amafilme wakunzwe mu isi hose nakunda atari gutwara ibihembo byinshi bitandukanye kandi bikomeye. Mu mwaka wa 2006 yatwaye igihembo cy'umukinnyi mwiza w'amafilme wakinnye filme muri uwo mwaka igakundwa n'abaturage. Icyo gihembo cyitwa Hong Kong Film Critics Society Award. Icyo gihembo yagitwaye kubw'imikinire myiza yagaragaje muri filme yakinnye mu mwaka wa 2006 ariyo yitwa Fearless. Nyuma y'icyo gihembo Jelly yaje gutwara ikindi gihembo cyitwa Shanghai Film Critics Society Award. Agitwara mu mwaka wa 2008 ageshejwe na filme yakinnye yitwa Warlords. Umunsi wa none Jelly afite imyaka igera kuri 60. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 ndetse n'imyaka yabanje, inkuru zacicikanye ku mbuga nkoranyambaga hose zivuga yuko witwa Jelly yamaze kwitaba Imana. Gusa muri ibyo bihuha nta na rimwe yigeze avuga indwara yamwishe. Reka nkubwire impamvu babivugaga. Jelly afite uburwayi bwitwa hyperthyroidism cyangwa se hyperthyroidism. Reka tujye muri science ho gatoya. Iyo ndwara ya hyperthyroidism umuntu yirwaye avubira imisemburo myinshi yitwa thyroid. Iyo misemburo buri wese aba yifite koko. Ubwo uko igenda ivubuka niko tugenda dusaza nk'ibisanzwe. Uko byagenda kose iyo bitinze cyangwa bigatebuka iyo misemburo iravubuka n'ubundi ukazagera ugasaza ukajya ugendera ku kabando wunamye. Ibyo bikaba bijyana no gucika intege k'umubiri. Ubwo nyine ni mu gihe ugize amahirwe yo kugeza muri iyo myaka yo gusaza. Gusa n'ubundi iyo misemburo igenda ivuka gake gake ku buryo n'ubundi bijyana no gusaza uko imyaka igenda yisunika. Ariko kuri Jet Li uko byagenze. Bitewe n'uko umubiri umeze iyo misemburo yavutse ku buryo bukomeye ku muvuduko mwinshi. Ibyo bikaba bituma uko umubiri wungana n'imyaka ye bidahuye. Ubwo umuboneye inyuma ushobora kwibeshya yuko afite imyaka ikabakaba 90 nyamara afite imyaka igera kuri 60. Gusa iyo ndwara si indwara igena igihe azapfira ku buryo ushobora kuvuga ngo hasigaye igihe runaka kugira ngo ibe yamuhitana. Oya, iyi ni indwara yabana nayo mu buzima bwe bwose nyamara ntigire icyo umutwara. Akaba ari indwara isanzwe nyine. Birashoboka cyane ko benshi mu bakwirakwije ibihuha by'urupfu rwe ahubwo bashobora kuzamutanga kugera ku marembo.